muzi mbese ntimuzi yuko imibiri yanyu ari isengero z'umwuka wera? ese n'ubundi muramenya yuko iyi mibiri dufite atari yacu, ari isengero z'umwuka wera? uwo mubiri urimo kwitwara gutyo, uwo mubiri wanika hanze n'uwawe, uwo mubiri ushiraho ibyo ushatse n'uwawe, si uwawe. ndakumenyesheje iyi mibiri si yacu. Bibiliya yavuga ngo ni insengero z'iki? z'Imana. ukorere ibyo ukorera ukuri kw'Imana utazawubaza. ushize nabwiye umukristo umwe yaje n'umuyobozi haza umusatsi yawushizemo ibintu bitukura, sinza nihangana ngo atandi ndamwandikira ndamuha gasopo muri urusengero. uwo mutwe umeze uri we wabuze indi tentire isa neza, kurazana ibintu by'abasazi hano ukabizana mu rusengero, kuraho. tubareke nitumara tuzobabazwe. iyo tutabaretse muvuge, iyo tutabaretse ahubwo nogirana urubanza namwe aho kuzarugirana n'Imana. iza ningera imbere yayo mugire ngo Pastor Mudaheranwa uri umugabo tacu wasize kuvuga, injira hariya nta nkono urya. muri Bibiliya baravuga ngo abantu bamwe bazarya inkoni mu ijuru. zarya inkoni, zarya inkoni simba. inkoni tazo nshaka, inkoni z'Imana ndazo nshaka. mwebwe munkubite muvuge ngo arakabya ngo azavuga, baza bavuga ngo umugayo ngo usuvunu wagize gute, wawugaye ngo wawugaye wagize yigaramiye. kuramvuga se ko ndakubona, kuranduka se ari cyo bintwaye ko bitambuza kurya, ariko navuze yego nakubwiye. nuko mwambare neza, mwisokoze basha, muse mwisokoze umutwe, umusatsi bizamera neza. ta prestige yo kutisokoza kabisa. timwamukora ibyo tutakoze. ubushize nabarababwiye ngo nabonye agakombwa kamwe kapfunditse, twabitaye kera, twafunditse amashati kera, birashaje byarabuze. kurabivumbura we ngo nibisha. twagere tuzamura amashati tukazinga ukuboko kumwe, biri aba bana abakobwa barimo gukora bagaca ukuboko kumwe, ngo aje mu bukwe n'ukuboko kumwe. nuko Imana igira imbabazi, nugiye ari njewe ngakuraho nyina agasigarana. none ko ari cyo ashaka, none si cyo ashaka, ngakuraho agasigarana kumwe kuko yashatse ngo ntashaka kukwambika. ko turarenga karimbi, ko turasha. sema haleluya, haleluya. turi abana b'umucyo, dukwiriye kuba umucyo. Bibiliya ivuga ngo sema amen, amen. ko muri mukubona turi umunyu w'isi. nasubira gutamba bukabura keye kucyo gusa mu cyumba nije nyine gusa hagira kucyo gusa mu cyumba. abwira wacu n'ugendo ryame ntuzo bishobora, wenda wiruhukire. ibiza bigora, bizagira watojwe nyine. twageze dusenga akanya gatoya, nyamara nk'amandi gendo ryame ndatangiye akazi gusa mwizina rya apana igititi, apana nabandi nje nyine gusa. Nijoro saa moya, saa mbiri, saa tatu narangiza ngafukama ngasenga. isaha zibiri mfukamye mbaye nsenga. mwige gusenga nimba mushaka amavuta, mwige gusenga. haleluya. nimba mushaka amavuta mwige gusenga. sema haleluya, haleluya. niba ushaka amavuta, amavuta niyazaryoha, niyaryohera abantu. amavuta si ukuririmba, si ijwi. amavuta aza kwega abantu, azabazana yonyine utarinze kuvuga. ndiyo Kristo, imbaraga z'umwuka zifata abakristo, gasengera ku miryango. aha mpateza umutego w'ibyishimo, ucaha wese afatwe, ubafate bagwe mu mutego wa Yesu Kristo. nkamara ngasura nkoga kabona kuja gusengera. abana nabo bakaza baza bikarakaza mu gitondo ngo baje gusenga saa 2 n'igice, navuyeyo saa 10. biragoye, hari wabyo banani. none se ninkubyara, namara kukubyara ukaba intwari, numara ubinzize ti woshimye Imana ko nakubyaye, ukavuga uti data we yananiriwe, reka muzamure nanje. sema amen, haleluya. none si cyo twababyariye. Bireka kuvuga ibanga rya pastor wawe wananiwe gusenga, ngo nuvuga ngo kandi ngo hariho na pastor bananiwe, uko kandi uhayivuga. Reka byihorere, mufatira ibanga.
genda uhudumiye umuhudumiye amaze itorero rizemwe umuriro wige kumuvuga kuko kurabona umvuze ni byiza bakaza bambana gusa ngo kuriya ni ikote gusa yambaye kandi niwe wabivuze bireke ese mvuze nka neza yeme yego mwo bikomera amashi akoza akabanga mbiri yese kandi ukeza byaratunaniye ubu nyine sino bangishobora ubu singishobora gutamba abantu bageze baza kureba ngo bande buryo nza tamba ariko sigaye ndamba nagira iminota 30 uwacu akaba yateguye amazi yo kugira iyo ashushe cyane kaza numva nk'ibinyabene hangaha naha mu mfumba ngo natambye ubundi nageze ndamba gatatu bugacu gatatu ngasenga ngatamba ngasenga bati ni mu byanga nzabishira hariya sinzabirya igihe cyo kurya nzagenda mbwira umwana mbwira n'umukwe bati ntangorane ngo mbwira abakristo bari kwategura baranga ndababwira reka nzobasubiza mu kuwa gatandatu mu gitondo kuwa gatanu nja kwishakira umuntu nje nyine uteka shaka n'inzu okay niko byagenze n'abahungu narababwiye uzanga amabwiriza ya pastor Mudaheranwa akayanga azakora ibye sinzajaye yego ngo abandi niko bazabagira ngo niko basigaye bambara ngo dupasure ngo umwenda ugera hangaha ngo nibyo bigezwe kwande byanditse muri Luka muri Matayo mu Baheburayo byanditse wiganande ubundi nzambaza abagore n'abakobwa ari amadodo nimba samashono muzamurira kureba ukavuga ngo ni bakurebere ngo amashono amwe hamwe harahengamye ahandi hameze gutya ahandi hakagenda buriya ninde uba warabizanye ariko muzi wabizanye muzi umwuka wamuteye erega nicyo kibazo mutaza mumenye ibi ngibi byo kutisokoza biva he muzi iyo byavuye mwagiye mubaza basha n'imyenda iki wese ubu bwanwa bwo bwavuye mwabajije nabo mwari mwabona hari umusirikare ugira ubwanwa muzamu hari umusirikare mwari mwabona buriya nta bwenge bagira keretse inyeshamba nyine abayigometse ku nikigomeke kuri leta ubwo mukugera ukubyo babaza kandi tubaha amasomo ya Yesu yego uko muri kuri theology yuzuye Bibiliya ngo tumenye ko turi abasirikare bande ba Kristo none se Imana yari yaravuze iravuga ngo abagabo bazabiyogoshesha apana gutereka umusatsi Bibiliya byanga tibikunda mwagiye musoma kandi n'ahandi yari yarabwiye abantu ngo bakazambara amakabutura uri mu gusanga umugabo usapfunwa ngo agiye mu mujyi n'ikabutura n'aba bahungu abangaba bashatse akama yicara muri salon n'ikabutura ngo ariko igihugu kiritwa basha mumeze gute akaramusa nyirabukwe yambaye ikabutura mwarenze urubibi ubundi isengeri ntiyageze iboneka ntabwo isengeri yageze iboneka hehe isengeri niri yayimbere ntiziboneka none musigaye muyambara yonyine n'umukamwambara mukagira muri bazima mwarenza karimbi ntitukira abacu ngo tugire gute twigenge mwuka karakubwira iki banze ureke Mudaheranwa bikuremwe ibyanje mwuka karakubwira iki ibyanje byo kubihira bikanakubabaza umwuka nikaya kubwira ndiyo sema amen haleluya Roho Mtakatifu anena na wewe namna gani Roho anasema nini Roho anasema nini Roho anazungumza na wewe nini niko umukaya kubwira banze ureke ibyacu kuko ibyacu ndibyo kuryohera ariko umwuka nikaya kubwira ibyo ukora uzawumva bihamanye n'umwuka w'Imana ngiranje namahame nakinye umupira aba barabizi mu Kagogo nico bageze badutoza nari umukino bana sifi none sikitwereka ko turi njyaja nigutatsa tuva mu materaniro umuntu akagambana n'undi hari hanze nigutuzuza ukambwira ngo hano uranyishimiye ariko ukazurambirwa iminsi maze muri Kigali ndikwanye ko mu misima nari yubamo aho ruboneka hazara rurahazi wanjyaga fatwa missionnaire we
kuko hari abantu bahwereye wese nguracabino mu gufata u Rwanda wari uhari wowe ngaho mbwira mu bafashe u Rwanda ko wari uhari we Bosco tobora kana barwaye ku mugongo fitiranga muntu umunyarwanda ngira passport Yesu arababwira ngo mwabafarisayo ngo kubera iki mubabazwa n'ibitabare ngo kubera kuko ngo intumwa zariye ngo zitaje bitse ibiganza mu mazi ngo baravuga ngo ibintu byemewe ngo waciye ku mategeko yacu Yesu arababwira ngo ikija mu kanwa taco kiza gihumanye ngo ahubwo ikiva mu kanwa abafarisayo bazabakara bagasa neza ariko ibiza biva mu kanwa ka birahumanya ni gaze ngira mugenzi wawe ngo gaze tonique numvishije umwuka umbwira ndakora umwanya muto muhumure neza ngiye gusoza hakika urataha wamenye kuri injyajya cyangwa utari bana sifyo arababwira ngo mwabafarisayo mwe ntabwo ikibazo ari uko intumwa zitakaravye ahubwo ikibazo ni uko intumwa zishobora gukaraba ariko amagambo yazo yaje gusohoka agasohoka ari amagambo mabi mwebwe abafarisayo murakaraba mugasa neza ariko izo muza muryo mugiye gusohora amagambo yanyu n'uburyarya akamasa gushya undi umunaziri wanjyaga ntabwo kuba umunaziri ari ukwandika mu gitabo gasora atunze ntabwo kuba uwa Nazarene ari ukutungwa na Jacques ntibishoboka kuba uwa Nazarene ni ugutunga Nazarene mu mutima ukingira Yesu Kristo mu mutima bana sifiwe arababwira ngo mwebwe mushimisha iminwa ariko imitima yanyu imbakure ngo amasengesho muzamusenga ngo asapfubusa Yesu Kristo ntashaka akanwa kawe wasize amarangi n'amatukuza n'amaki Yesu Kristo ashaka umutima wawe yanje umva nkubaze uzire guzika imbere yatwe naba uko twoje mu rumogi mwobabara mugahoye twoje gusambana mwobabara mugahoye ariko umuntu atinze mu gitaramo intambara zarabaye induru zarabaye ntabwo ari intonganye na intonganye nakunda babwiza ukuri tugira injyajya hagati mu materaniro uburyajya uzitangana amata nushaka uzitanga $100 buri kwezi izo faranga zizazisha nushake buri gitaramo uzwerekeza bavuga butumwa bishoboka ukiringajya utaratunga Kristo nk'umwami n'umukiza mu mutima wawe izo faranga zizazisha uzongurire costume ungurire ikoti ungurire urukweto nyambike bimeze gute inse neza ari kubikoranya uburyarya iyo mirimo yawe wakoze yapfuye ubusa mbamenyesha ukuri nuwabikoze hari yagwerekeza ndutira kazamuherekeza kugira ngo arebe ko ata wahombye uvuga ugitaba kugarura ifaranga zawe bara kuko ijambo rirambwira uhahiye gutanga kurutugira gute uhabwa kandi utangana umutima ugize gute ukunze wizishimo n'umunezero ariko kubera kuko uburyajya bwagiriye hagati mu mitima umuntu ari mukurari n'undi joro karari joro ngo ruboneka ngo bamuhaye kubwiriza kabiri kwikurikiranye kuri rino kanisa kamanda aragucya amaso akazame mana we ahubwo fuka musabire ruboneka Yesu Kristo